ahubwo amavuta tuvuga n'ay'umwuka wera, ayo ngayo niyo yomora inguma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba. Kubona bateguye ikirori nk'iki simbimenye, nyine nanjye ndi kubisegura kuko namaze kuba decisive, gusa nagiye muri salo mvuga ngo reka nkubahe. Ashima Imana yuko yamaye umubyeyi nyakira neza, yamaye icyo umwana agomba cyose, ndamushimiye mu munshimirire. Barambane nanjye ubwanjye mufata nka muramukazi wanjye, ariko ubundi nkamufata nk'umubyeyi. Nkonye mbese hari ukuntu umuntu akora ibintu ukabura nuko umufata. Ngiye nabuze uko mwita, ndamwita umubyeyi wanjye, ndamwita mukuru wanjye, ndamwita muramukazi wanjye, biranshanga, ariko uri byose byiza kuri twebwe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndetse tuvugana ku telefone, tubonana umubyeyi mwiza, twavuganye wagira ngo twari tuziranye, dutera inkuru bisanzwe, ariko tugeze hano tubona nyine ni umubyeyi, mu byo avuga, mu byo akora, ni umubyeyi. Imana iguha umugisha. Kandi ibi tubivugiye iki? Nuko ngize gatatu kose numva ushimwe, abantu bavuga ibigwi byawe, uburyo ugirira abantu neza, uburyo urugo rwawe rwahindutse inzu y'Imana. Imana izaguha umugisha, naho uzajya hose izakugwiriza iminsi yo kubaho. Ubu ni ubwa mbere numva nishimye ari ibirori byanjye, ubundi nawe nishimye umunsi musaza wanjye akora ubukwe, ariko uyu munsi ni umunsi washimishije, nabuze uko numva navuga. Happy birthday to you. 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 Happy Sana muvyo
Wow, akaziki DJ. dushimiye bene data baturutse hirya no hino, abo twabwiye, inshuti zacu, abavandimwe, cyane cyane Gikomba. Ntaragira ibintu byinshi mvuga, reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Rero mbere yuko tuza gukomeza n'ibindi byinshi, kuko turaza kubyina, turaza gutarama, ariko iwacu hano mu rugo tujya tubanza Imana imbere. Nyagasani Imana ishobora byose, tugushimiye umwanya mwiza umugoroba w'umugisha duhaye, dufatanyije na mushiki wacu ndetse n'iyi famiye kunezerwa. Turanezerewe kuko twagiriwe icyizere twese kuza gufatanya nawe kwishimira iyi tariki yavutsemo. Turamusengeye kugira ngo umwagure kandi umwongerere iminsi yo kubaho, uzamurinde kurwara, uzamurinde za ndwara z'abanyegiputa, uzamurinde ikintu cyose cyatuma asaza vuba, uzamuhereze kubaho, kuzareba abana no kubona abuzukuru. Kandi dusengeye n'uru rugo rwabiteguye kugira ngo nabo bahe umugisha, n'abantu bose babikunze bakaza kuboneka. Twese turi hano duha umugisha kandi dukomeze tunezererwe ibyo tubona byose. Dusengeye ayo mafunguro kugira ngo Yesu yahe umugisha, imibiri yakira yagwe neza, kandi wibuke abashonje bose ubatungisha ibivuye mu kiganza cyawe. Tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Barakoze kudusengera no kudushyira imbere y'Imana. Imana imuhe umugisha. Turaza gukomeza n'ibikorwa byinshi bitandukanye biri buze kugenda biba gake gakeya, ariko kanya tugiye n'ubundi gukomeza igikorwa cyo kwakira abageni bacu b'uyu munsi. Uyu ni umunsi wabo, aze kuba umugeni utabiteguye kuba umugeni by'impanuka, ariko barakeye, bari babyiteguye. Rero izi ni inshuti zanyu zibagaragiye, aba ni ababyeyi banyu babagaragiye. Benshi muri aba mubona badufashije gutegura ibi bintu, twagize igitekerezo tukibagezaho, nabo baragishyigikira bagitera n'inkunga. Haleluya. Rero hari ijambo nyankunda kuvuga, ubundi umuntu nimba akwiye ibyiza uzabimuhe akiriho, tuzajye kurundura indabo z'amoko yose, iz'iroze, iz'umutuku ngo uzizane ku munsi wa nyuma. Haleluya. Nimba umuntu akwiye ibyiza, nubona Joseph nkwiye ibyiza uzabimpe ngihumeka, nubona mu mashansi akwiye ibyiza uzabimuhe, kuko nta urukundo rwo ku rurimi nta n'irindazi, nta n'agakaramu bike ya vene. Oya, urukundo ni ibikorwa. Rero mu mashanse aba bantu ubona wenda birashobora ko ari abaza gusaba umwanya, ni abantu bagukunda, bagufite ku mutima, ariko birabikwereka. Bamwe bateze rwose banagere hano ku gihe, ariko kuko nyine twabonaga
turabati babe bakujijisha twari tuzi ko watuvumbuye ariko nimba utatuvumbuye Imana ishimwe. Rero uyu munsi nawutekerejeho numvishe ubivuga ejo uzi ko umbwira ngo kuko ngo habe n'agakeke ngo habe n'iki ndakubwira ati rero ngiye mu bushobozi nari mfite bwari ubwo gupostinga nagupostinze kuri poste yanjye wiriweho nagushyize kuri poste ariko maze kumenya itariki yawe umuntu anyibira akabanga arambwira tuzi ko chance nayo ku cyumweru bizaba byageze ndavuga ati rero buryo ushobora gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri icyarimwe. Rero nubwo buryo twabiteguyemo mbwira bene data tubana muri gurupe ndetse n'izindi nshuti ku ruhande tutabana kuri gurupe mbabwira umushinga mfite uwo mbwiye nta n'umwe wigeze amakanira bose barambwira ati turagushyigikiye tukuri inyuma ariko abo nabonaga nizeye ko bamenera ibanga nabo bari bahari narabihoreye nyine wenda ndabatumira hari abajije bazi ko wenda ari ibirori bisanzwe hari abantu b'igikomba bansuye nyine mbarindagiza muri ubwo buryo ariko atari uko nabo mbanga ahubwo nuko nabonaga bashaka kubwira ati hariho ibintu biri gutegurwa bakatwicira umuti. Imana ishimwe rero ko uyu munsi twe tumaze iminsi turi kubitegura ungana n'icyumweru uyu munsi bikaba bisohoye. Nasengaga Imana avata Imana imbabara akazi kagere ku wa gatanu karangiye kuko nari mbizi ko gahari nkumva nugira akazi ku wa gatandatu uzaba mvangiye Imana iguha umugisha akazi wakarangije kakazi wakarangije. Rero nezerewe abantu bose bageze bateye intambwe kuza gushyigikira mu mashanse na chance ndabizi ibyo murabakunda bari ku mutima wanyu cyo nari nshatse kuvuga mufite urukundo rutari urwo ku munwa bundi hari abantu badukunda urwo ku munwa ariko hariho urukundo rwo ku mutima indani rutekereza inshuti rukayitekereza mbega ibyiza byakugirirwa ukumva n'inshuti yawe byayigirirwa. Rero havuze ibintu byinshi Imana ibaha umugisha kandi n'ukuri ndabubasabiye nkurikije abantu twabiteguranye murabizi urubuga muzi ukuntu rumeze mbega rumeze neza rufite isuku ni ibintu nyine bigaragara ko ari ibintu by'iki by'abagabo kandi ntago ari biragusa buri gihe tubiyambaje iyo tugize ibikorwa runaka byaba ibyo gufasha n'ibindi turabizi mujya mudushyigikira kandi muzakomeze ibyo bikorwa kuko imirimo y'abera izibukwa. Twebwe ibidukora ntago ari ukugira ngo twihimbaze cyangwa tumenyekane ahubwo ni ukugira umwami waduhamagaye arushe guhimbarizwa muri twebwe iryo zina rirushe kwamamarira muri twebwe. Rero reka mvuge ngo Imana ibaha umugisha n'umushumba wacu na Imana imumugisha naramuhamagaye ariko aramwanga afite gahunda ndabizi nakunda mu mashanse aramukunda ndabizi naramuhamagaye aranansobanuza arambwira ati ni ibiki bizaba urumva burya abashumba ntago bapfa kugenda ntabwo amenye kariwe naramubwiye ngo ni mu mashanse nyine ashaka ariko na Imana imumugisha ko yaje. Rero n'abageze hano muri iyi nzu yacu turabakiriye ari ubwa mbere mwiyumve mwikaze abantu b'igikomba urumva nteye ibuye rimwe ryisha inyoni nyinshi Yesu yaranyimuye ntago ariho ngito haleluya mama be aho nari niho ngituye nabaga nikunje urabizi hahandi nyine ariko Imana ihabwa icyubahiro hari ibintu igenda ikora kandi n'iby'ibitarakora si uko byayinaniye ni uko igihe kiba kitaragera y'igihe kigeze uri mu nzira neza inzira igushakamo ibikora neza. Haleluya chance nimuhaguruke kugira ngo mutubimburire iki gikorwa turabinginze rwose mwokabyara mu byubahiro byanyu. Kapache wose habari mugendereze reka rero n'ubundi ninginge chance uyu munsi aduhere mu mashanse keya reba akantu nyine umutami kugira n'ijambo ryiza umubwira sha gira vuba winkerereza
ariko ba kirisi baba bari hehe nk'aya mafoto kiri nk'aya mafoto ubu uraza kumbwira ko wari uri gukora iki chance rwose nawe duhera umubyeyi Keya sawa reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka n'ubundi ninginge abashumba bazi n'ubundi dukomeje ibyishimo byacu kuri uyu munsi w'abavandimwe bacu w'isabukuru y'amavuko. Rero ntago ari ibi gusa twateguye n'impano kubera tubana nabo muri groupe, twateguye impano nka groupe, ariko hariho n'abandi bantu bateguye impano ku giti cyabo. Rero reka ninginge Gayera n'abamufasha, Gayera n'aba muri groupe yari mu biruko turararana. Ino mfura yanjye mpobera ine mfura yanjye. Haleluya. Rero twifuje ko Gayera twamuha ijambo akaza kutuyobora muri iki gikorwa cyo guha mama chance impano ndetse no guha chance impano. Rero reka tumwakire. Murakoze kuma ijambo uyu munsi udasanzwe w'isabukuru yanyu. Ndashima Imana yuko twese turi hano mukaba mwageze hano. Nitwa Mugisha Gahera Benta. Byabaye ngombwa ko nza kwiga hano muri Kenya. Ndashima Imana yuko yamaye umubyeyi nyakira neza. Yamaye icyo umwana agomba cyose, ndamushimiye mumunshyimirire. Uburyo n'ababyeyi banjye ntibagiraga impungenge kubera ko bari bazi ko ndi mu biganza byiza. Ndagushimiye nawe Chance. Ndagushimiye nawe waramfashije mfasha kumenya uturimo two mu rugo. Nawe isabukuru nziza, ndagukunda. Ndashimira na basaza banjye Maroni, Kamiliyoni na Keve, nabo baramfashije by'umwihariko Kamiliyoni yaramfashije, amfasha kumenya Igiswahili, amfasha kumenya Icyongereza, amfasha kubona amanota meza, sinasubira inyuma aho nari ngeze. Mumunshyimirire. Manga we kashamani. Imana imuhe umugisha. Rero ndashimira n'Imana ko iyi sabukuru ibaye ba mama bari hano, umuryango wanjye uri hano. Imana ishimwe. Rero ntabwo twabona icyo tuguhemba, ntabwo twabona icyo tuguha, gusa hari icyo twaguteguriye nk'umubyeyi wacu. Ndasaba groupe dusengana ize tuguhe impano twabateguriye. Groupe dusengana niza tumuhe impano twamuteguriye. Ariko ubushobozi ni bunini cyane. Turizera ko ari wiyishimira. Reka dukomere Imana amashyi. Yesu nashimwe. Turanezerewe kandi nanone nubwo twatangiye tubivuga ko tunezerewe ku bwa mushiki wacu ndetse na Chance umukobwa wacu, kubwuko Imana ikomeje kubahaza uburame. Rero
ntabwo turi buvuge byinshi kuko twahereye kare tubivuga, ariko mama Chance twagira tumubwire ko umuryango wacu ugukunda, uragukunda tubikuye ku mutima. Hari ibintu umuntu abura ukuntu yasobanura, ariko mu by'ukuri mama Chance tumaze igihe kinini, imyaka itari mike tumenyanye, tumenyana duhujwe n'akazi. Rero muri iyo myaka yose naramugenzuye mbona ni umuntu ufite umutima w'abantu, afite wa mutima ubuze mu bantu muri iyi minsi. Ariko wenda twisunze Bibiliya, ijambo ry'Imana riravuga ngo haracyari 7,000 nubwo bimeze gutyo bitarapfukamira iki Bayali. Bivuze rero ngo nubwo abantu bagenda bitwaza ngo abantu babaye babi, jya ubimenya ku giti cyawe, ariko umenye ngo hari abantu bagifite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Rero uwo mutima twamubonyemo, nta kintu dufite twamuha tumwereka ko tumukunda, ariko ni sample ntoya yo kumugaragariza ko tumukunda. Dufite ibintu byinshi, ni sayini ntoya igaragaza yuko tumukunda. Dufite ibintu byinshi tuziranyeho rwose, kandi twagiye tugeraho Imana yadufashijemo. Rero Imana iguha umugisha kandi ikomeze iguhaze uburame. Chance impano ye nayo tuzayitegura, ibyiza biri imbere. Rero reka tuyimushyikirize, sinzi madamu niba hari icyo yavuga, ariko yumve ko tumukunda. Yesu nashimwe. Amen. Natwe dushimye Imana kuri uno munsi kubwo bavandimwe bacu. Ndashima Imana by'umwihariko mama Chance niyo maze kumenya cyane. Mama Chance twayaduhura nyine nk'ubandi babyeyi bose mu muhanda, ariko tumaze kumenyana nyine tukasa nk'abegerana. Mama Chance n'umubyeyi udasanzwe. Mama Chance nabasanze agira urukundo rutagira uburyarya, kandi n'ukuri Imana imuha umugisha cyane. Mama Chance naragukunze, uri umwana mwiza, kandi Imana izaguhe n'ijuru. Reka n'ubundi dukomere Imana amashyi, bayede nibafate izo mpano. Turakomeje n'iki gikorwa. Hariho n'undi muryango nibwo wari ukigera aha, ariko umenya ko ayo makuru ariho. Uravuga ati rero natwe uriya mubyeyi nubwo tumaze igihe gito tumenyanye nawe, natwe ntitwavira mwaho. Ni umuryango wa Revera Pasiteri Tuyisenge Jean Pierre na madamu, reka nabo batambuke n'impano yabo kugira bayimushyikirize. Karibu mushumba. Yesu ashimwe. Twamenye mama Chance kubera umukozi w'Imana Joseph, hanyuma ndetse tuvugana ku telefone, tubonana umubyeyi mwiza, twavuganye wagira ngo twari tuziranye, dutera inkuru bisanzwe, ariko tugeze hano tubona nyine ni umubyeyi mu byo avuga, mu byo akora, ni umubyeyi. turagushimira ndetse n'umuryango wawe nimutwakiririye impano, nubwo twabimenye dutinze, ariko ni gato ariko kasobanuye ibintu byinshi. Mwese mwatwakiriye se mwokagira Imana mwe nimutugayire. turakomeje n'igikorwa cyacu. Abakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha. Murakoze. Abashinzwe kubakirira babakirire. Turakomeje na Denise namaze kumenya aya makuru, ari mu bantu babimenye tukibitegura, aravuga ati nanjye ntago rwose mama Chance mu gihe tumaranye nawe ntago ndi bukwibagirwe. Mama Chance mu gihe tumaranye nareba akantu gato mwereka nk'ikimenyetso cy'uko andi ku mutima. Reka rero twakire na Denise naye kuri uyu munsi mama Chance agira icyo avuga. Yesu nashimwe. Shima Imana ko yampuje na mama Chance. Mama Chance ni umuntu mwiza cyane, nkunda ko akunda Imana, yagiye angira inama mu bintu bitandukanye, ampana karibu mu cyumba numvaga nibaza se nzajya mbasha kurara amajoro, ariko agenda anyigisha mbasha kujyayo. Nanjye hari impano namuteguriye. Reka Denise amushyikiriza impano yamuteguriye, kandi Denise Imana niho n'undi mubyeyi ukunda mama Chance cyane,
ari nawe bafashe gutegura uyu munsi. Reka mama Ganza tumwakire, reka tumwakire aze n'ubundi kuri uyu munsi mukuru wa mama Chance na Chance agira ikintu bivugaho. Haleluya. Natwe dushima Imana uyu munsi ko tubonetse ku munsi mukuru wa mama Chance, umunsi w'amavuko. Ntabwo nzi imyaka agejeje, ariko uko yabingana kose yabonye ukuboko kw'Imana. Hari abo bavukanye, hari abo banganaga, ariko uyu munsi batakiriho. Ariko kuba akiriho ni impano y'Imana. Abaririmbyi babirimbye neza baravuga ngo impano y'ubuzima iva kuri Yesu. Tunashima Imana ko yavukiye rimwe n'umwana we w'imfura. Nibitangaza by'Imana. Hari igihe twabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko kuko Imana yamuhinduye umubyeyi ikamuha kubyara, Imana yagize neza. Rero turagukunda cyane. I love you. Je t'aime. Nakupenda sana. Kuri uyu munsi ni ibirori bikomeye. Reka twakire na mama Ines nawe yifuje kuri uyu munsi nawe kugira icyo avuga kuri uyu munsi w'abavandimwe. Karibu. Murakoze. Buri icyo mvuga ku munsi mukuru wa mukuru wanjye, hari benshi batabizi ariko ni mukuru wanjye. Ni mukuru wanjye, ndamukunda arabizi. Uyu munsi nje mfite ikiniga, nje mfite umubabaro. Masha ntabyo narinze. Urandakariye ndinjito ndakarira. Naje hano Karenge Joseph yarantumiye ngo hari ikintu nageze hano nukuri kw'Imana banyirukanye bambwira nabisha ndababara. Nagiye mbabaye gogo nagiye mbabaye paka musanga mu gikondo ndambwa ntuzongere kumbwira nabi simbikunda. Yantontomeye paka aransohora. Naje niyambare n'akagofero ngo ndavuze ngo ajya muri saro kandi ugaruke wambaye neza. Numva ndababaye ndavuge se kubera iki bambwira nshaka burana ngiye no kwanga kuza. Nukuri kw'Imana nari nabikubye nta mpamvu ntagarukanya abana. Gogo ndakubabariye. Ako nari nakurakariye. Cyane ngwino muhoberane abakozi b'Imana. Twanze kubimubwira nta rundi rwa. Erega impanga yawe ari kubimenya niyo mpamvu twabiguhisha. Mama Chance nababaye. Sarusina kugiriye neza. Nari naje niyambariye dira n'akagofero. Yantontomoke ngo saa 10 nakubwiye ngubu niyo nguziye ngo soka hano ugenda shaka afise. Izi fanta batangiye kumbwiraho nabi nabana niyo mpamvu ntabazanye. Chance abonye ntazanye abana arababara. Ntabyo nari nzi pe. Ntago nakabuze gutanga gift. Ariko natungu kandi ntakubeshyo ntabona abantu batatu babimbwira yuko banze no kunkira muri groupe ngo ntabikubwira imbere y'Imana ishobora byose ndejejwe n'uru rugo sinari buzarugarukemo kubona bateguye ikirori nk'iki simbimenye nyine nanjye ndi kubisegura kuko namaze kuba decisive gusa nagiye muri salo mvuga ngo reka nkubahe nubahe na gogo kuko sinjye menya gusuzugura niyo baba bampemukiye gute ukanyitabaza nditaba ariko umbabarire uko byagenda kose gift duhana ni nyinshi iyo uyu munsi niyitaboneka n'ikindi gihe yaboneka suko naje mikono mitupu nuko ntabyo narinze kandi binkoze ku mutima nukuri mwakoze Papa Divine naye na Mama Divine nabavugishaga nkaguma nkagira nabo bakanyihorera Chance ejo twiruye tuvugana banyereka gift bagomba kugwa nkabwa ntiyigwa ibingibi ni mu bikora gutya nkagira ngo ni gift yabana nategereje ifoto kuri status ndayibura mvuge se mbimubwire nashatse no kuyimwereka ndavuga reka nceceke ne guhinda ariko ariko abantu batatu bambwiye ikintu kimwe ngo nabimenye Mama Chance yaba yabimenye babihuriyeho bose ari batatu ndavuga okereka mbababarire basi Mama ndagukunda urabizi ntabwo nabura kugira icyo ntanga ariko sinabura icyo mvuga igihe cyose
mama Inesi nayo Imana imuhe umugisha nta kindi cyari kibyihishe inyuma. mama Inesi nayo ni umuvandimwe wacu, ni inshuti yacu. haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. ngira ngo ubungubu ikoranabuhanga ririho ubungubu niryo ririmo rigaragaza ko umubyeyi atwite iki cyangwa kiriya, niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. ariko kera umuntu yahoranaga amatsiko avuga ngo mbese niki kiri mu nda yanjye. ariko turashima Imana ko wowe Imana itiri wibaza ngo mbese niki nyoko atwite. yakumenye rero ukiri muto utari wanabaho utaragira n'ishusho. Imana ishimwe. niyo mpamvu aba bagabo bose bari hano n'abagore n'abakobwa n'abana bato ku bwawe rero uri umunyamugisha. Zaburi 118 umurongo wa 24 haravuga ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishyimiramo turawunezererwamo. utanezererwa ni umurozi gusa, ariko umuntu muzima mu by'ukuri njyewe ntabwo nagize amahirwe iyo kujya nkora ibintu by'amaniversary si cyane. 11 haravuga ngo ninjye uzakugwiriza iminsi nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. hanyuma muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo koko rero nzatuma ubaho igihe kirekire kandi n'imyaka y'ubuzima bwawe iziyongera. Imana iguha umugisha. kandi ibi tubivugiye iki? nuko ngize gatatu kose numva ushimwa. abantu bavuga ibigwi byawe, uburyo ugirira abantu neza, uburyo urugo rwawe rwahindutse inzu y'Imana. Imana izaguha umugisha naho uzajya hose izakugwiriza iminsi yo kubaho. nge niyo gift nguhaye, kuko izindi zose twanaziguhera no mu nzira twaza no mu rugo, ariko numvise nanjye ntagena ntakubwiye ngo koko rero Imana izatuma ubaho igihe kirekire kandi n'imyaka y'ubuzima bwawe iziyongera. DJ akira yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahimbazwe. Kwa mama Chance yarayabambye, bana yarayabambye, kuri Chance arayabamba imyaka yose, guturuka mu kwezi kwa mbere arayabamba, mujya mu mujyi arayabamba, uri mu rugo arayabamba, hahandi arayabamba, muri kwa kundi arayabamba. Yesu we yatubambiye amahema, uwo mwami nahimbazwe. aye yatubambiye Imana ni amahema, uwo mwami yarayabambye muri gurupe arayabamba, arayabamba muri gurupe yose yarayabambye we. yarayabambye tujya guhaha arayabamba, yarayabambye tujya gusenga Imana we yarayabambye tujya igikomba, Mana we yarayabambye mujya gucuruza. Imana yacu yatubambiye amahema, uwo mwami nahimbazwe. ni amahema, yatubambiye amahema, tubambiye amahema, uwo mwami uwo mwami nahimbazwe. nyiringa b'Imana ahimbazwe, akomerwa amashyi y'umwami ahimbazwe, avugirizwa impundu uyu mwami nahimbazwe. uwo mwami nahimbazwe, uwo mwami nahimbazwe. haleluya, Imana ishimwe. tuvuge cyane ngo amen. ayo mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera. ayo ngayo niyo yomora inguma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba, mu mutima ukuzura imbabazi, ugatangira kubabarira. bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. haleluya,
umunsi imana yakwiye byumve yuko nishimye imana ihimbaza ndishimye kuri uyu munsi mukuru udasanzwe w'umubyeyi wacu ndetse na chance mana yanjye ibyo navuga ni byinshi ariko iyi famiye ni intwari nimvuga ngo ni intwari mu byumve ubutwari bwabo buragaragara babana n'abantu bose amahoro barambane nanjye ubwanjye mufata nka muramukazi wanjye ariko ubundi nkamufata nk'umubyeyi nkonye mbese hari ukuntu umuntu akora ibintu ukabura nuko umufata njye nabuze uko mwita ndamwita umubyeyi wanjye ndamwita mukuru wanjye ndamwita muramukazi wanjye birancanga ariko uri byose byiza kuri twebwe imana ibaha umugisha ya mbo uri umuntu ugufatira umwana akakurerera umwana ni ukuri pe turabigushimiye twarabigushimiye uri umubyeyi mwiza umuntu ushobora kuba wakorereza umwana ukicara ukaryama ukanasinzira ukavuga ati po ubwo ari kwa runaka birahagije umwaka wose umwana akiga akaza ntibamusubize inyuma ibi bintu murumva mubisanzwe mwabagabo mwe muri hano mwababyeyi mwe murumva bisanzwe umuntu ugufatira umwana akamukorera byose bishoboka by'umwana na n'uyu munsi mbamenyeshe yuko nubwo naje mu iki gihugu ubu yaramunyimye yarambwiye ati ndekera umwana nta kindi narenzaho ubwo rero turashima imana kandi ibi yari yarabitubwiye ngewe ndibuka ko ndagiye inka 6 ndimo ndahana mu ishyamba nagize yerekwa nyine ndyamye maze guhaga amazi yo mu mugenda n'ibijumba noneho ndyamye gutya marayika aransura mu ishyamba arambwira ati ndi uwiteka nzakugirira neza ati kandi nzakugirira nkajya mbona n'amazi ari kumanuka mu mazu kwa kundi ujya gukaraba muri dushe kandi urumva none nkajya mbona nicaye ahantu nyine hari na za toilette bicara urumva ibyo bintu ndi umunyacyaro ntabyo narinze aho si ibintu mbonye nibiki naho kumbi yari ibizi ko nzaba ndi muri etage nkajya muri toilette iba mu nzu nkajya manura amazi aturuka hejuru ibyo byose bibaye ya data we komera imana amashyi y'imana yacu ntabwo ibeshya tuvuga cyane ngo amen imana ikajya ivuga ngo nzaguha umuryango nzaguhoza amarira nzakugirira neza nzaguha abakuru bawe irangije aravuga ati mwana wanjye kubera ngewe nta musaza wanjye tuvukana nzaguha abasaza ba mwese mwiha amashyi muri hano mwese basaza banjye ngaba isi yose ibyumve nta jambo imana ivuga ngo rihere umuryango wacu mwiza turabashimiye yamye nzaguha ababyeyi murahari abashumba ngaba bashumba bacu bakirise barahari imana twabonye umuryango pe twabonye umuryango turabashimiye kandi ni ukuri n'impamvu zanyu mwatubereye inzira mutubera ikiraro kuko uriya mwana ari mu bintu bimwe byatumye mfata umwanzuro wo kuza aho ari rero byari imana byari muri gahunda y'imana ubwo nyine ngutuye kuririmba ndakuririmbiye ndi presidente w'aba DJ ku isi imana ibaha umugisha numva nyine ko hari abantu bari buze mu gitondo nshahana tutwaraye mu masengesho ndavuga ndareba arambwira ati nyine bambwira gahunda zose yewe nanatanga komande we natanze komande ya salade ni ngewe nimushyiremo mayoneze nuko nigira mu kazi ariko uko tugenda Joseph akakomeza hamagara mugeze hehe bimeze bite nkumva sinzi nyine numva arimo aransumbuye turagenda njya mu kazi kuko nagomba kubyukira isiri njya baba ndogo njya Gikomba nyine nari mfite udusirikirasiyo twishe ariko ibi bintu ntabwo nari mbizi noneho ngiye Gikomba hari utuntu ngiye gufata Igikomba mpura na Dani na Gilbert ndabasuza turi kuri moto ariko bwarakabesha ko yarazi iyo siri noneho ndanga none se ntabwo muze kwa Joseph ngo reka ntabwo twatumiwe ese ko hamwe ko ari groupe babana kandi nzi ko aba bose babanaga mu nzu bimeze biti mpura na base bagenzi baravuga ngo mbese nkabona bose babubana bavugisha nkabona ntawe ushaka kuvuga noneho muberuka we twari tunari kumwe turaramperekeza nyine ariko ngo si ngo nzagusura ryari ni ukuri pe ndambwira nti igihe uzasha sinanabyitaho ndambwira nti nize igikapu ntwaramutu narakintiza ariko nkabona barimo baranyuhura ndavuga nese ubu ngubu ndajya muri saro ngo yanga ubwo se ngo urajya muri saro ngo ikirori ntikigucika ariko ni ukuri pe nta na kimwe narinze ubwo turaza Joseph ariko hamagara turaza sinzi yashaka gutuma se turatugera hano ariko nkabona se ko batambwira kubafasha ariko
ariko papagara arambwira nkabona nta n'umwe unyitayeho ni ukuri papagara arambwira ngo ariko ngo uraza ngo ugenda uvanemo agapantaro ngo urabona ngo haraba harimo abakozi b'Imana ngo ariko ngo gira ugende ngo uvanemo agapantaro ngo ni ukuri ngo wambare neza ndagenda nikwitiramo agakanzu k'igitenge ariko ubwo hagati aho ibitotsi byari binyishe twari mu masengesho ndavuga nti rero ngiye kwiryamira mbabwire yuko nzi bugende nyuma Oliva baraje asanga bamaze kunterera ipasi ariko nkabona abana nkabona sinzi ariko ejo nkabane nara barakariye basana dusenga natiza nife mbese sinzi numva nyine ndababaye ukuntu ariko tunabivugaho na mu gatondo ubwo rero Oliva aje arambwira ngo hoya ngo iyo kangu iyo myenda wambaye ngo ntabwo nyikeneye kasi ngo iyo kanzu ntabwo ari nziza ngo urabona ngo uri busengera abantu ngo urabona ngo mbese atangira kumbwira utuntu numva ntejeje n'umutwe noneho shanse ajya kunshakira ipasi iyo ashatse kumanda ngo uya ntabwo ngishaka reka nambara ikintu kimaye amahoro ndambara ariko ngeze hano mbonye kamera numva ndajugumiwe ni ukuri kwibana surprise burgira nk'abantu surprise iratera ubwoba numvise njugumiye gutera intambwe birananira abantu numvise bavuga ngo ntago bari buze bose mbabona hano numva ndatenguwe neza numva telefone yanancitse ariko hagati aho ngaho ni ukuri kw'Imana ndabashimiye Imana wo mu ijuru baha umugisha byandenze ni ubwa mbere mu mateka yanjye numvise nishimye ni ubwa mbere numvise nishimye njye nabaye imfubyi ndi mutoya sinigeze ngira mukuru wanjye na musaza wanjye nagize watureze yaje gupfa apfugiye nabwo nkimukeneye ubu ni ubwa mbere numva nishimye ari ibirori byanjye ubundi nawe nishimye umunsi musaza wanjye akora ubukwe ariko uyu munsi ni umunsi washimishije nabuze uko numva navuga Imana yari imaze iminsi imbwira ngo impaye amagifuti ngo ndatunguwe mu gitondo hari umuntu wampaye gifuti nahise narakajomba murabibona rero ndavuga nti nyine numa akora abana bajyaga na minesi bakajya bankura n'agakeke kavuga se ko abana bahaye amafaranga habe no kungura n'agakeke kweri bari nabarakariye ariko ni ukuri Imana wo mu ijuru baha umugisha ndashimira famiye ye Joseph ni ukuri Imana y'amahoro baha umugisha ndabashimira mufite urukundo mweretse umuryango wanjye ni ukuri Imana y'amahoro baha umugisha kuko ndahamya ko ibintu ari mwebwe mwabyoroganije njye nari nzi ko ari abantu bari buze kubasura ku buryo nashatse no kubaza se nta kintu naguterera aho nkabona nta nyikoza mbese ntabona nta n'umwe unyitaye ko ndigendera rero nabashimiye Imana y'amahoro izibuka imirimo y'ibyishimo muremye mu mutima wanjye maze iminsi numva ntabwo nagize iki gikomere kirambabaza hari igihe nageze cyo kurira ariko ndashima Imana ko Imana ijya ivuga ngo ndagusekeje ikagusetsa dufite Imana idusetsa ndashima Imana ko Imana itangiye kugisetsa igihe cyo kurira cyashize ejo nijoro twize ijambo rivuga ngo bya byose birarangiye Haleluya rero ndashima Imana ko bitangiriye kuri ngewe nawe nakurakariye kumbe nawe ntabyo wari uzi ndabashimiye Deni abantu tumaze iminsi buri mu gitondo saa 11:02 tujya muri siporo ariko habe n'agacwecwe ni ukuri Imana y'amahoro baha umugisha
nkaguruka gato bizi ko anejeje umutima wanjye tukiziranyeho cy'umugisha yamvanye nkaha angeza kandi biturutse kuri we. Hari igihe mpora mbikubwira Imana y'amahoro sinzakwibagirwa, sinzakwibagirwa, iryo ni ibanga dufitanye. Imana y'amahoro guha umugisha. Nongeye gushimira ba Mama Ganza, ba pasiteri, bibaze abantu baje umunsi bakababaye gift naho bahumugisha. Ndabashima Imana bahumugisha. Umuntu wabanje kunyifuriza anniversaire Mama Inez, Imana guhumugisha, ndagukunda urabizi kandi tubiziranyeho. Ndashimira abantu b'igikombo, ni umuryango Imana yampaye, ndabakunda pe, ndabakunda, muri umuryango mwiza, muri intwari. Imana y'amahoro igibuka imirimo yanyu. Uyu mugabo nahagurukira Bob, nubwo igihe hari igihe nateganyije, ariko uyu mugabo yakoze ibintu ku buzima bwanjye, yandwaniye ishyaka aho ngeze, aho ngeze. Uyu ni fondasiyo. Uyu muntu yatugiriye neza, ntabwo ari igihe cyo kubivuga, ariko kuko mbonye akanya ko mu bantu benshi, ntabwo ducecetse, ntabwo twakwibagiwe. Gira neza wigendere, urukundo ruruta byose. Nanjye ndabakunda kandi ntabwo wabibye mu butaka butera. ariko